twahura n'ibibazo byagenda ute byagenda bisoza bishimye ariko dufite ibintu zo kuzobona Imana Imana icubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sometimes ibintu tuba turirimba tubyumvishe byaba akarusho. Kubwira umuntu utizera ukamubwira ngo nyuma y'ubu buzima, sinzi umuntu wigeze kuvuga ibyo bintu, akavuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, biba bimeze nk'aho urimo uramusetsa. Mubwira ibintu atumva. Ubuhe buzima? Umuntu yarabajije umuntu gusa, umuntu wagiye mu ijuru ngo ntibamumurangire ngo ajye kumubaza ukuntu bimeze. Mfite ibyiringiro byo kuzakura. Mfite ibyiringiro byo kuzakubona. Mfite ibyiringiro byo kuzakubona. Mfite ibyiringiro byo kuzakubona. Mfite ibyiringiro byo kuzakubona. Twaracura Imana y'ijuru ko ntawe uhari nawe turakuzamuye Mwami Imana muri uno mugoroba musi tubaye twizeye neza kuko Mwami Imana iri mu ijuru imitima yacu izakubona, aho tutazongera kureba ku masaha, aho tutazongera kureba ku bana twasize, aho tutazongera kureba ku babyeyi, aho tutazongera kureba icyo ari cyo cyose. Niwe Mwami turamya amanywa n'ijoro, igitondo n'umugoroba. Dufite ibyiringiro bizongera ubutitsa, twifatanyije n'abamarayika, twifatanyije n'ibizima, twifatanyije n'abasaza 24 tukakuramya Mwami Imana nta kidutangira. Haleluya Yesu. Akira kuramya kwacu Mwami Imana muri uno mugoroba, kubera umubavu guhumurira neza Mwami, mu izina ryawe Mwami Imana y'ijuru. Bibi binzanisha
kwe niyuma ibyo kuduhumuriza Bacuranga umwami Imana Yesu Kristo Imana yo kwizera nta wundi mwami Imana yo mu ijuru kugira ni ngo wowe ubuzima bwacu bagende nta wundi mwami Imana ni wowe wenyine twitegeka ubuzima bwacu ni wowe cyuzuzo cy'ubuzima bw'abakwizera Mana ngo abasore b'imigenda ngo ni wowe cyuzuzo cy'ubuzima bw'abakwizera Mana ngo abo ngabo ngo bazasubizwa tuguhaye icyubahiro Mwami tugushize hejuru data wera kuko ntawe uhanye nawe Mana mu isi no mu ijuru ntawagereranywa nawe Mwami w'abana shirwa hejuru Mwami shirwa hejuru Mwami shirwa hejuru Mwami haleluya Yesu
Hey,
umwanya duke gusenga senge duke tutarekera ngo shyira ibindi twaba stop